iza muri iyi si ngo ugende n'amaguru cyangwa ivuge twumve, ahubwo ivugira mu bantu bayo, igakorera mu bantu bayo, igakoresha abantu bayo. Ndashima igitondo cya none rero ko yangiriye neza, ikangirira icyizere nanjye ikampangira muri abo igiye gukoresha igitondo cya none. Kankwinginge rero ngo tubane igitondo cya none, ibitekerezo byawe bikure hirya no hino, unyemerere uyu mwanya mutoya twongerewe wo kubaho tuwukoreshe neza. Imana ihabwe icyubahiro. Turacyari kumwe, turacyavuga ku kurwana intambara nziza yo kwizera. Kwizera ntabwo byoroshye, ariko kwizera niko kuduhesha kumenya Imana. Kwizera niko kutwemeza yuko hari ijuru. Kwizera umuntu wese arakugira, ariko kwizera Imana bijya bigora benshi. Biratugora, birakomeye, ariko kandi birashoboka. Rero nagarutse nk'umwubatsi wo kwizera, nabwe kundi umwubatsi wo kwizera, nsengera mu itorero ry'abubatsi bo kwizera cyangwa Faith Builders Church Igikondo, aho bita Kimisange. Naje kongera witafari rero kuri kwa kwizera kwacu. Naje kongera kubaka kwizera kwacu. Naje kongera gufatanya nawe kugira ngo twongere kubaka kwizera, kuko ariko kuzatuma tubona Imana. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi bagirire neza. Reka dushime Imana kandi tunayisabe kudushoboza. Uwiteka Mana ikomeye, Mana ihambaye, Mana iteye ubwoba, Mana iri hejuru y'ububasha n'ubushobozi, Mana iri hejuru y'imbaraga zose, Mana nziza, Mana nzima, Mana yera kandi kanakiranuka, Mucunguzi kandi murengezi w'ubugingo, gitangaza kandi gitari cyanjye, ndi imbere yawe. Ndakwinginze ngo igitondo cya none Mana unyemerere nyiricyubahiro, unyemere uyu munsi wa none, ungirire ubuntu nyagora ku ngoma, unsukeho imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo nshobore kuvuga nyiricyubahiro ubwiza bwawe, Mucunguzi wanjye, kugira ngo nshobore kuvuga ijambo ryawe, Data wera ukiranuka. Kandi nsengeye imitima inyumva nyaguhora ku ngoma hirya no hino. Ndasenze uwera wa Isirayeli kugira ngo uyihe guturiza imbere yawe, uyihe kumva no kumvira nyiricyubahiro, kugira ngo dushobore uwera wa Isirayeli gukora ubushake bwawe. Urakoze Mwami, cyubahiro kibi cyawe wenyine, mu izina rya Yesu Kristo Umucunguzi wacu dusenze twizeye, amen. Imana ibaho umugisha. Turacyavuga ku kurwana intambara nziza yo kwizera. Ubushize twaravuze ngo umuntu yajya kurwana abafite intego, abafite impamvu, abafite igituma arwana. Ntabwo ubyuka mu gitondo ngo uvuge ngo ngiye kurwanya uriya muntu. Oya, kurwana barabipanga, bakabyiga, bakabivuga, bagatata, bakamenya impamvu bazarwana. Natwe rero iyi ntambara nziza yo kwizera tugomba kumenya impamvu turwana. Ese urarwanirira iki? Muri uku kwizera urarwanirira iki? Igitondo cya none hariho igituma kujya kurwana. Igitondo cya none hari ikigutera wa mujinya wo kurwanya icyo ngicyo. Uyu munsi wa none rero turarwanirira ubugingo buhoraho. Niko twasomye mu Batesalonike ba mbere ibice 6 n'umurongo wa 12. Ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingira ubugingo buhoraho. Turashaka gusingira. Usingira ikintu kiri kure yawe. Iyo kiri hafi yawe hita ugifata. Iyo kiri hirya urasingira. Urambura ukuboko, ukanirambura, ukanikurura, ukagira uko ugira kugira ngo usingire, kuko ntabwo kiri iruhande rwawe ngo ugifate, kiri kure yawe ngo ugisingire. Turashaka gusingira ubugingo buhoraho. Shote y'umusaraba, turarwana dushaka imbaraga zo kugira ngo dusingire ubugingo buhoraho. Ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera kugira ngo usingire ubugingo buhoraho. Ubwo bugingo buhoraho nibwo dushaka, ubwo bugingo buhoraho nibwo turwanirira, ubwo bugingo buhoraho nibwo nkubwira kurwanirira. Ubwo bugingo buhoraho burahari. Iyi si tuyirimo turabagenzi. Abanyarwanda turabizi, mvuga ngo Abanyarwanda twebwe Imana idukunda urukundo ruhebuje, nubwo tunyura mu bikomeye ariko biba bitwigisha natwe gukomera. Imana yabonye ko dukomeye, yabonye ko tubishoboye, iratubwiye ngo ntabwo uzaduha ikigeragezo kirenze ukwizera kwacu.
Yesu atugirire neza. Turimo kurwana intambara nziza yo kwizera rero nshuti y'umusaraba, intambara nziza yo kwizera kugira ngo dusingire ubugingo buhoraho. Waba urwana intambara nziza yo kwizera kugira ngo Uwiteka kugirire neza gukize. Imana yacu irakiza. Yesu ashimwe. Imana yacu irakiza. Ibyo ni ukuri, ibyo ni ihame ko biri no mu ijambo ry'Imana. Kristo yarakizaga akavuga ngo kwizera kwawe kuragukijije. Yesu atugirire neza. Uyu munsi turarwana intambara nziza yo kwizera tugira ngo dusingire ubugingo buhoraho. Waba uyu munsi wizereye mu kindi kintu, uvuga ngo ndimo kurwana intambara nziza yo kwizera ngo Uwiteka ncire inzira ampe inzu mve mu bukode. Waba uvuga uti ndimo kurwana intambara nziza yo kwizera ngo Uwiteka ncire inzira ampe minervari. Waba urimo kurwana intambara nziza yo kwizera uti Uwiteka ncire inzira ankure muri ibi byaha. Waba urimo kurwana intambara nziza yo kwizera y'uburyo bwari bwo bwose, y'uburyo bwinshi. Uyu munsi ndakubwira intambara nziza yo kwizera kugira ngo usingire ubugingo buhoraho. Ariko hari indi ntambara waba urimo kurwana ntazi yariyo. Igikuru ni iki? Nuko icyo Imana dushakaho no kuyizera, no kujya muri uyu murongo wo kwizera. Yesu atugirire neza. Ese mu batubanjirije hari ababikoze? Reka turebe ko bishoboka, nyuma natwe dukomeze tubikore. Reka tujye muri Luka. Reka tujye muri Luka ibice 8. Ntabwo dusoma hose, narababwiye ngo nidusoma ujye wirwanaho nawe usome icyo gice cyose, ariko twebwe kubw'igihe dusoma gatoya, tubicamo kabiri. Yesu ashimwe cyane. Ibice 8 bya Luka turahera ku murongo wa 43. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza umugore azura umwana wa Yayiro. Aho niho tugiye kuvuga. Uyu munsi nawe waba urwaye, urimo gushaka kubaka kwizera, urimo kurwana intambara nziza yo kwizera kugira ngo ushobore gusingira gukira. Yesu atugirire neza. Reka rero turebe uyu mugore uko byamugendekeye. Ngo haza umugore uri mu mugongo, wari ubimaranye imyaka 12, kandi wari warahuye n'abavuzi, wari warahaye abavuzi ibye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Yesu atugirire neza. Uwo mugore yari arimo kurwana intambara nziza yo kwizera kugira ngo ashobore kwizera umwami Kristo, arore ko Kristo yamukiza. Rero ntabwo yari agishaka kurora, yarazi neza kwizera, yarazi neza, yari afite intego, yari afite impamvu, yari afite icyagambiriye, yari yiyemeje. Yesu atugirire neza. Izo ngizo ni intwaro zo kurwanisha. Izo ni intwaro yo kurwanisha. Ugomba kubanza kugira icyo urwanirira, icyo ni kimwe. Ugomba kubanza kumenya uwo urwana nawo, icyo ni icya kabiri. Ugomba kumenya umugaba w'ingabo zurimo. Yesu atugirire neza. Umenye umugaba w'ingabo wanyu, umenye ururimi rwe, umenye uko avuga, umenye uko agenda, sinyeze nisiye, abigenza ate ngo babwira ati nimukomeze, abigenza atababwira ngo nimube muhagaze, abigenza atababwira ngo nimube musubiye inyuma gato, abigenza ati. Ubanza umumenye, ubanza umenyane nawe, ubanza umenye ururimi rwe, ubanza umenye ubushake bwe. Yesu atugirire neza. Yaba ashaka ko uyu munsi mutera iburyo wowe ugaca ibumoso kubera utamenye umugaba w'ingabo uko bimeze. Ndimo kuvuga kurwana intambara nziza yo kwizera. Nshuti y'umusaraba, ndavuga kurwana intambara nziza yo kwizera. Nuko rero uyu mugore yari yiyemeje, yari yabyiyemeje. Icya mbere yari afite icyo arwanirira. Yarwaniriraga iki? Yarwaniriraga gukira. Navuze ngo intambara nziza yo kwizera, ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera usingira ubugingo buhoraho. Ubwo turarwanira gusingira ubugingo buhoraho. Uyu yarwanira gusingira ubuzima bw'umubiri we wari umunanije, ngo yari amaze igihe kinini arwaye, ngo yahaga abavuzi ibye byose, ngo ariko nta n'umwe wari waramukijije, nta n'umwe wari waramukoreye icyo ashaka. Nshuti y'umusaraba, mva ngo nuko
ngo nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma akora ku nshundura z'umwenda we. Uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Yesu atugirire neza. Umugore yari afite icyo arwanira, inshuti z'umusaraba. Urambwira uti ntibishoboka. Nawe yari afite impamvu nyinshi zituma bidashoboka. Yari afite impamvu nyinshi zituma bidashoboka. Yari afite kuba icyo gihe uwari umeze nk'uko ameze ntiyajyaga mu bantu. Icyo ni kimwe. Yari amaze imyaka 12 arwaye. Yari yaratanze ibye byose byaramushizeho. Urumva indwara ashobora kuba yarananukiraga abantu. Yesu atugirire neza. Ariko uwo mugore arabyirengagiza, abihisha amaso ye, ntiyabirora, ntiyabyitaho uko bimeze kose, ntiyahangayika nabyo, atumbira Kristo. Yari afite icyo arwanirira muri we. Gitondo cya none ntacyo ufite urwanirira? Uragifite. Ufite ingorane za minerivare, ufite ingorane z'ubukode, ufite ingorane z'uburwayi, urarwaye cyangwa urarwaje. Inshuti y'umusaraba, nta kindi cyadufasha na kimwe keretse kwizera uyu mugabo w'ingabo witwa Kristo. Niwe naje kukubwira igitondo cya none. Naje kongeraho itafari kuri kwa kwizera kwacu. Nanjye kongeraho, ndakwinginze inshuti y'umusaraba, tera intambwe yo kwizera uwo mwami w'abami. Tera intambwe yo kwizera uyu mugabo w'ingabo, uyu nguyu utujyana muri uru rugamba. Uyu mugabo w'ingabo yarashe ntahusha. Uyu mugabo w'ingabo y'umukozeho, uri inyuma arakubona, uri imbere arakubona, uri mu ruhande rwari rwo rwose rwe arakubona. Yesu atugirire neza. Igikuru ni iki? Ukubanza ukamenya imvugo ye. Yesu ashimwe. Nukubanza ukamenya imvugo ye. Nukubanza ukamenya ngo nimujya ku rugamba ngo mbega ngo iyo bigenze biryangwa akoresha sayini imeze iti. Ese iyo ashaka yuko duhagarara abigenza ati? Ese iyo ashaka ko dupfukama abigenza ati? Ese iyo ashaka ko tuvuga abigenza ati? Ese uyu mugabo w'ingabo harya? Yesu atugirire neza. Amena. Wama tukamenya umugabo w'ingabo zacu, twashobora kurwana uru rugamba turimo kandi twarunesha. Nakubwiye ngo icyambere ugomba kugira intego y'uru rugamba rwawe. Ugomba kugira muri wowe ugomba kugira uburakari bwo ugiye kurwana nawe. Ugiye kurwana nande? Ugiye kurwana n'iki? Aho nuri bugiye gukubita imbundi kurasa, aho kugira ngo ukubite uyirashisha. Yesu atugirire neza. Tekereza, ushyira ubwenge ku gihe. Tubanze twibaze, dutekereze. Inshuti z'umusaraba, uyu munsi turarwana intambara nyinshi. Usuka abantu barwana intambara y'amagambo, amagambo yayandi agenda. Ijambo rarivuga rikirukanka. Ariko usko intambara y'amagambo yisha abantu bagapfa. Noneho aho kugira ngo umuntu arwanye umurwanya, akarwanya intwaro ya mugenzi we. Intwaro zurayikubita, imbunda zurayikubita, ntabwo urinde. Yesu atugirire neza. Wama tukamenya uwo turwana nawe, wama tukamenya tugasobanukirwa. Ariko igituma tutabimenya ni iki? Nuko tutamenya imvugo y'umugabo w'ingabo, nuko tutamenya imvugo ya Kristo wacu. Iyo tutazi imvugo ya Kristo wacu, tureba kanaka kiriya gikoresho tukagira ngo nicyo. Amagambo akabuza umuntu ijuru, amagambo akabuza abantu umugisha. Amagambo. Yesu adufashe. Ukarura umuntu ugatekereza icyo agiye kuvuga kandi utari Imana. Yesu atugirire neza. Wama tukamenya kurwana intambara nziza yo kwizera. Ndimo kuvuga kurwana intambara nziza yo kwizera. Ndimo kuvuga kurwana intambara nziza yo kwizera. Nshuti y'umusaraba, reka twikomereze. Nakubwiraga uyu mugore yararwanye kandi yaratsinze, kuko yaratsindishirijwe. Yari yamenye uwakoraho,
ngo yamuturutse inyuma gusa, ntabwo yiriwe ajya kubyigana cyane n'abandi, yamuturutse inyuma amukoraho. Amaze kumukoraho Uwiteka amugirira neza. Turacyarwana intambara nziza yo kwizera. Reka tujye mu gitabo cy'abacamanza. Mu gitabo cy'abacamanza twumve icyo kitubwira nshuti y'umusaraba. Abarwanya intambara zo kwizera ni benshi, ariko mbere yo kurwana babangaga bakamenya uwo barwana nawe, icyo barwanirira, uko bari bubigenze, uko bari bwifate. Yesu atugirire neza. Uyu rero ngiye kuvugaho, maze kuvuga kuri wa mugore wari mu mugongo, kuri wa mugore wanukaga, kuri wa mugore wari waramaze ibye, kuri wa mugore utari wemerewe kujya mu bantu, kuri wa mugore maze kuvuga kuri wa mugore. Yesu atugirire neza. Ariko uwo mugore ararwana intambara yo kwizera, arayirwana cyane, kuko yari afite uburakari, kuko yari afite umujinya, kuko yari afite agahinda, kuko yari afite icyo arwanirira. Arwana intambara yo kwizera, akora kuri Kristo. Ariko urumva kurwana kwiza de, urumva ko intwaro z'uyu mugaba w'ingabo zacu zitandukanye. Aricecekera, nawe yabwiye, nawe yagishije inama. Hari ubwo ugisha inama bagusenya. Yesu atugirire neza. Hari ubwo ugisha inama bagusenyera, hari ubwo ugisha inama, hari ubwo ujya kwibaza ku bagusenyera. Uwampa nawe ukamenya ururimi rw'uyu mugaba w'ingabo, uwamukarumenya, uwamukamenya kuvugana nawe. Nshuti y'umusaraba, iyo wamaze kumenya kuvugana n'uyu mugabo, ikintu cyambere aguha mu mutima ni amahoro, ikintu cyambere aguha ni umunezero. Yesu atugirire neza. Iyo amaze kuguha umunezero, iyo amaze kukunezeza uyu mugabo, iyo umaze gusobanukirwa neza nguko bisa kose ndi kumwe n'uyu mugaba w'ingabo witwa Kristo, nshuti y'umusaraba, biratuza. Utabibwiye ngo ni mutuze, baraceceka. Utababwiye ngo ni muceceke. Yesu atugirire neza. Baravuga, amena, baravuga, ariko igihe kikagera, kuko umugaba w'ingabo ahari, kuko washoboye kumenya ururimi rwe, kuko washoboye kumenya ko bari ari ibikoresho, ari inkoni. Yesu atugirire neza. Ari inkoni, ari imbunda barashisha, atari wa wundi urwana nawe. Yesu atugirire neza. Wama tukamenya imvugo y'ijuru. Yesu ashimwe. Reka twigire mu gitabo cy'abacamanza, twumve uyu nawe ukuntu yizeye Imana ye, twumve uyu nawe uko yabigenje. Yesu atugirire neza. Uyu ni umuntu witwa Gideyoni, ngira ngo muramuzi cyane. Gideyoni rero ntabwo turi busome hose, rega amasaha nayo abatubereye ikibazo. Turasoma gatoya cyane, turahera kuri 15 yenda. Nuza kubona umwanya uhere ku 9, uhere ku murongo wa 9. Ubwo ni Gideyoni, bambe ni igitabo cy'abacamanza. Turashaka kumva ibya Gideyoni. Igitabo cy'abacamanza ibice 7. Nyawe ndahera ku murongo wa 15 kubera amasaha yanjye, hanyuma nawe uze guhera hirya wumve. Ushatse icyo gice ugisome cyose, nibwo bukubere byiza. Umurongo wa 15 uravuga ngo, nuko Gideyoni yumva izo nzozi. Inzozi suramenya ziturutse he Yesu we? Reka duhere ku 9 dusome vuba vuba. Ngo ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, umutwe w'amagambo watubwiye ngo Imana igira Gideyoni inama y'uko bazarwana. Turimo kurwana intambara nziza yo kwizera. Imana igira Gideyoni inama y'uko bazarwana. Ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, haguruka umanuke ujye mu rugerero rwabo, kuko mbakugabije. Kandi niba
gutinya kumanuka, jyana n'umugaragu wawe Pura muri urwo rugerero, mwumve ibyo bavuga, uhereko ugire imbaraga. Haleluya. Nakubwiye ngo ikintu kijya kitugora kimwe rimwe na rimwe cyangwa kenshi ni ukutamenya imvugo y'umugaba w'ingabo wacu. Iyo tumaze gusobanukirwa imvugo ye bidusubizamo imbaraga, nawe niko yivugiye. Aravuga ngo niba bikunaniye wijyanire na Pura uwo mugaragu wawe, hanyuma wumve imvugo, wumve ibyo bavuga, ugira imbaraga zo kubarwanya. Yesu atugirire neza. Ugira imbaraga zo kubakubita. Ndashaka gusubizamo imbaraga. Yesu ashimwe. Manuka mu rugerero, genda hepfo hariya, wumve ukuntu bavuga, wumve imvugo yabo. Numara kumva imvugo yabo, numara kumenya abaribo, numara kubasobanukirwa, urasubiramo imbaraga. Yesu atugirire neza. Urasubiramo imbaraga. Amena. Dukomeze ntaza gusoza nageze aho nageraga. Nuko manuka ujye mu rugerero. Amanukana n'umugaragu we Pura, bagera mu ngabo za mbere zari zirinze urugerero. Abamediyani n'abamereki n'ab'iburasirazuba bari bararaye mu kibaya bose. Haleluya. Bari bararaye mu kibaya cyose n'irumbu, basa n'irumbu. N'ingamiya zabo zitabarika, bangana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja. Nuko Gideyoni agezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi we. Tega amatwi wumve. Ati, umva, narose inzozi mbona irobe rya Sayeri ritembagara mu rugerero rw'Abamediyani ryikubita ku ihema. Iryo hema rihera ko rigwa ryubamye. Izo ni inzozi zabo. Umwami Imana yamubwiye ngo manuka, genda mu rugerero, genda wumve ibyo barimo kuvuga. Numara kumva ibyo barimo kuvuga, arasubiramo imbaraga. Yesu atugirire neza. Nuko Gideyoni agezeyo yumva ngo mugenzi we aramusubiza ati, wa muntu umaze kurotorera undi, mugenzi we aramusubiza ati, nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi, umugabo wo mu Bayisirayeli. Imana yamugabije Abamediyani n'ingabo ze zose. Yesu atugirire neza. Umwami Imana yamugabije Abamediyani n'ingabo zabo zose. Ibyo nibyo biroteye. Ibyo nibyo umugaba w'ingabo yabwiraga Gideyoni ngo manuka wumve uko bavuga. Numara kumva uko bavuga, urasubiramo imbaraga. Yesu atugirire neza. Urasubiramo imbaraga maze ugira icyo ukora. Urasubiramo imbaraga maze unkorere, maze umvugire. Yesu ashimwe. Uwame igitondo cya none tugasubiramo imbaraga. Uwame uyu munsi wa none ugasubiramo imbaraga. Uwame uyu munsi wa none ugashobora kumva umugaba w'ingabo icyarimo kukubwira, hanyuma ugasubiramo imbaraga. Ugasubiramo imbaraga z'ubwo burwayi, kuko hari umuganga uruta abaganga. Wa wundi wakijije uriya mugore wari mu mugongo abimaranye imyaka 12 ashobora kugukiza. Yesu atugirire neza. Ugasubiramo imbaraga z'ubwo bukode. Ya Mana ijya yubakira abandi abatagira shinge na rugero, yakubakira. Yesu atugirire neza. Ugasubiramo ibyiringiro. Amen. Ndashaka kubwira abantu tumaze iminsi dusengana, tumaze iminsi tuganira, babaswe n'ububata bwa Satani bwababujije amahoro, bwababujije. Umuntu akakubwira ati naheze mu cyayi iki n'iki cyambereye. Emerera umugaba w'ingabo akwereke aho ujya, wumve ibyo bavuga, noneho usubiremo imbaraga. Bibiliya irambwira mu Baroma 10 ngo kwizera tuguheshwa no kumva. Kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana. Rimwe na rimwe tugira ngo twumvise kandi tutumvise, kuko atari ijambo ry'Imana. Ariko iyo ari ijambo ry'Imana,
Yesu atugirire neza. Iyo ari ijambo ry'Imana uca hariya barimo kukuvuga. Impamvu ndimo kuvuga Yesu atugirire neza. Sinzi ukuntu nagiye rimwe kuri YouTube nawe uze kujya urebe nsanga abagore nagwa ari abintu nagwa ari abanyarwanda mwihangane n'ibitobimo. Umwe arimo kuvuga ngo baramvuze ngo baravuga ngo ngewe ngo nambara imivumba. Iyo nyambaye hari ikibazo si imyambaro. Ngo baramvuze kukuvuga gusa. Bamvuze se mva amaraso. Bamvuze se. Yesu atugirire neza. Umunyarwanda yavuze ngo wanze kuvugwa heze mu nda ya nyina. Uwavutse kuri Yesu wese aravugwa. Bakuvuga byiza bakakuvuga bibi bakagucurika bakagucurura bararara. Ibyo ntibikakubuzisha inshuti y'umusaraba. Ngo ngere uriya rusengero baramvuze barakuvuze. Kristo se bamuvuze bingana iki? Yesu atugirire neza. Reka twivuge kurwana intambara nziza yo kwizera. Numva ijambo ry'Imana rizagukuraho ya magambo yase, rizagukuraho bya bindi bisa n'amagambo, bya bindi ibihwewe. Yesu atugirire neza. 15 rero niyo nashakaga niyo tugezeho. Reka bariho dusoma. Mwami Imana abaha umugisha bagirire neza badukurikiye. Umwami wacu aracyafite imbaraga, umwami wacu aracyakomeye. Umwami Imana yavuganaga na Gideon ikamwereka haca, irafite imbaraga zo kukwereka huca. Umwami Imana yakijije uriya mugore, irafite imbaraga zo kugukiza. Ubushize twaroye Yosuwa na Kalebu turora ukuntu 10 bazanye inkuru y'incamugongo, 2 bakazana inkuru nzima. Inshuti y'umusaraba, ibyo byose ni iby'umwami Imana arimo kutubwira. Nkuko yabwiye Gideon ati manuka mu rugerero, genda niba unafite n'ubwoba jyana n'umugaragu wawe Pura, nimugende mujye mwumva amagambo bavuga. Nimumara kumva amagambo bavuga murasubira mu imbaraga. Nimumara gusubira mu imbaraga murwane. Yesu ashimwe. Ntago ndajya ku rugamba, ntago ndajya ku rugamba rw'amasasu, jya ku rugamba rw'umwuka. Yesu atugirire neza. Ariko ndibaza ko bagenda bakarwana bakaza kugira aho basubira, bakongererwa amasasu, bakongererwa intwaro, bakongererwa ubushizi bw'ubwoba, ubushizi bwa mwambwa, bakabongerera morali kugira ngo basubiremo imbaraga maze bakomeze. Yesu atugirire neza. Maze bakomeze bajye mbere, bajye kurwana. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana yo mu ijuru ko natwe uyu munsi irimo kutwongeramo imbaraga. Ndashimira umwami Imana ko atubwira ngo nimujye mu rugerero rw'abamediyani, nimujye mu rugerero rw'abari abanzi banyu, nimujye muri ruya rugerero mwumve ibyo barimo kuvuga. Nimumara kubyumva murasubiramo imbaraga. Sinkubwira ngo jya mu rugerero rw'abamediyani, ndakubwira ngo jya mu nzu y'Uwiteka, ndakubwira ngo jya mu nzu y'Imana, wumve ijambo ry'Imana, wumve icyagusubizamo imbaraga, wumve icyagusubizamo ibyiringiro, wumve icyagukura muri ibyo byaha byakuba. Yesu atugirire neza. Jya mu nzu y'Imana nshuti y'umusaraba. Jya mu nzu y'Imana. Jya mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana niho bakubwira iby'urugerero rw'umwanzi wawe. Mu nzu y'Imana niho baguhanurira ubuhanuzi buzima buvuye muri iki gitabo cy'Imana. Butajya Yesu atugirire neza. Butajya buvangirwa nshuti y'umusaraba. Butajya buvangirwa. Imana twayigize. Mana tubabarire. Imana twagize mbarize Imana, mbarize Imana, mbarize Imana. Yesu yibaza wese umuntu niyambaye inyama n'amaraso. Yesu atugirire neza. Bibiliya ntitubwira ngo wahakira ubuhanuzi bwose ariko ubugenzure. Nagupfa kumira, nagupfa kumira ibije byose. Oya. Nagupfa kumira. Wibuka igihe cya Eliya, abahanuzi ba Bayali bari bangaye? Bari benshi. Umuhanuzi w'Imana yari umwe. Wibuke Kristo abiba imbuto. Izameze n'izingahe? 1/4, 3/4 byose byarapfuye. Yesu atugirire neza. Iby'Imana wibuke ko ijambo ritubwira ngo inzira ijya mu ijoro irafunganye, ngo ndetse abayijyamo ni bakeya. Yesu atugirire neza. Ariko bishatse wajyamo bayijyamo wowe ubwawe. Yesu ashimwe. Ndakivugira kurwana intambara nziza yo kwizera nshuti y'umusaraba. Ndakivugira kurwana intambara nziza yo kwizera. Ndakivugira kuri uyu mugabo w'ingabo wacu. Wabwiye Gideon ati manuka genda mu rugerero, genda wumve ibyo barimo kuvuga. Numara kumva ibintu bavuga urasubiramo imbaraga hanyuma barwanye kandi urabatsinda. Umva rero 15
narondogoye mujye mwihangana nta kundi. 15 avuga ngo nuko Gideyoni yumvise izo nzozi nuko zisobanuwe ashima Imana. Yesu ashimwe. Ntago ararwana, ntarajya kurwana, ariko ashimye Imana. Ko Imana yamubwiye ngo manuka urasubiramo imbaraga. Yesu atugirire neza. Amena. Ashima Imana. Asubira mu ngando z'Abayisirayeli arababwira ati abonye ijambo disi. Abonye ijambo nawe ryo kuvuga. Umugaba w'ingabo amaze kumubwira, nawe agiye kubwira abayoboye. Nawe yari afite abandi abereye umuyobozi. Yari amaze kubwirwa n'umuyobozi w'abayobozi. Wa wundi wicaza babayobozi bangaye akababwira, yarangiza nabo bakajya kubwira abo yabatumyeho. Ngo nimuhaguruke. Kuko ingabo z'Abamediyani Uwiteka yazitugabije. Yesu atugirire neza. Haleluya. Nuko abo bagabo uko ari 300 abagabanya imitwe 3. Umuntu wese amuha ikondera n'ikibindi. Yesu atugirire neza. Umuntu wese amuha ikondera ryo kuvuza, amuha n'ikibindi kirimo ubusa. Tekereza. Umuntu wese, abantu 300 bose bonyine bagiye kurwana n'abantu ngo bangana n'umusenyi wo ku nyanja, bazimagije ikibaya cyose bacyuzuye, abantu 300 abacamo imitwe 3. None umuntu wese amuha ikibindi kirimo ubusa de. Yesu atugirire neza. Aho umuntu ikibindi kirimo ubusa. Umuntu wese amuha ikondera ryo kuvuza n'ikibindi kirimo ubusa. Amena. Haleluya. Bashyiramo urumuri. Arababwira ati mondebereho. Yesu atugirire neza. Uwiteka Mana ndakwinginze umurugero ndeberweho. Amena. Arababwira ati mondebereho. Yesu ashimwe. Abahaye iki? Ikondera. Ikondera murarizi? Amakondera yayandi bavuza mu makwe barimo kubyina inde bagira dururururu gutyo. Ya makondera bagenda bavuza. Amuha ikondera, amuha ikibindi kirimo ubusa. Ariko hari akantu bashyizemo, witonde. Bashyiramo urumuri rurabamurikira baragenda. Ngo arababwira ati mundebereho uko ngira namwe abe ariko mugira. Ningera ku ngabo za mbere munyitegereze. Amena. Ibyo mubona ngira abe ari byo mugira namwe. Ese niko bimeze? Umugaba w'ingabo zacu Kristo aratubwira ngo munyigireho ndumugwaneza. Amena. Ibyo nkora aba ari byo mukora. Hari umuntu wigiye kuri Kristo nabo ni muri iki gitabo. Umuntu witwa Stefano. Umuntu witwa Stefano burya Kristo yaramunezerewe kuko yakoze ibyo Kristo yakoze. Kristo ku musaraba yabwiye se ati bababarire nago bazi icyo bakora. Na Stefano igihe bamuteraga amabuye yiramburiye amaso yirebeye ijuru aravuga ati yo bababarire nago bazi icyo bakora. Bazi ko barimo kungirira neza nago nabi. Bazi ko bangirira nabi nago bazi ko banyihutisha ngo nsanga umwami wanjye. Yesu atugirire neza. Ntabwo bazi neza ko barimo kunyihutisha ngo nsanga umwami wanjye. Yo bababarire ibyo bakora ntibabizi. Yesu atugirire neza. Yesu biramunezeza. Biramunezeza di. Biramunezeza mukubitamo ikinya gituma biri atabyumva.
Gideyoni arababwira ati mundebe nigera ku ngabo za mbere nituzigeraho mwebwe munyitegereze mundebereho murebe ibyo nkora aba ari byo namwe muza gukora. Yesu atugirire neza. Ayiwe, reka dusimbuke ngira ngo reka tujye kuri 19 reka twirukanke kugira ngo byihute. Ngo nuko Gideyoni n'abantu 100 bari kumwe nawe mu ngabo za mbere bari bagejeje igihe abarinzi bahinda abandi, bahera ko bavuza amakondera bamenagura ibibindi bari bafite mu ntoki. Nuko iyo mitwe 3 ivugiriza icyarimwe amakondera bamenagura ibibindi bazunguza imuri. Yesu atugirire neza. Nuko bakora kwimoso n'ukuboko kw'imoso bafashe amakondera mu kuboko kw'iburyo. Kuboko kw'imoso kurazunguza, kuboko kw'iburyo gufashe amakondera, bamenagura ibibindi, bazunguza imuri, bafashe ikondera. Icyakwica umuntu muri ibyo ni igiki? Cya kibindi ntago bagifashe nk'ikibindi ngo bagifate urujyo rwacyo barukubita umuntu. Oya, barakimenaguye. Arikubwiye ikibindi gisakuza giti ku buryo cyasakuza kikagiye kikumvikana urugerero rwose abantu bagatinya ikibindi. Tega amatwi nkubwire, uzi impamvu yatumye bigenda bitya? Bari bumvise umugaba w'ingabo, bari bakurikije icyo yababwiye. Yesu atugirire neza. Bari bakurikije icyo bavuganye nawe. Ngo reka turore umurongo wa kangahe twihute. ngo bayavuza barangurura, ayo ni amakondera, bayavuza barangurura bati inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Umuntu wese ahagarara aho ageze, bakubye urugerero rw'Abamediyani. Ingabo zabo zose zicikamo igikuba, ziravurungana, zirahunga. Yesu atugirire neza. Ndagenda nsimbuka kugira ngo igihe kitaducika. Nuko abo bantu 300 bakomeza kuvuza amakondera. Uwiteka atera Abamediyani gusubiranamo, bicanya inkota. Yesu atugirire neza. Abo bantu ba Gideyoni 300 nta kindi kintu bakoze kitari ukuzunguza imuri n'ukuboko, bakavuza amakondera, bamenaguye ibibindi. Barangije abanzi babo bafata inkota zabo ubwabo baricana. Yesu atugirire neza. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga kurwana intambara nziza yo kwizera. Ndavuga kurwana intambara nziza yo kwizera. Iyo ntambara nziza yo kwizera Gideyoni yarwanye, iyo ntambara nziza yo kwizera yarwanye niyo yatumye, Yesu atugirire neza, niyo yatumye kwizera gusa. Imana rero icyo nkubwirira ngo tunyaruke tujye mu nzu y'Imana, Gideyoni yari yatinye. Ngira ngo murabyibukana mbere hose umwami Imana atoranya Gideyoni. Gideyoni amubwira ati nkanjye umunyantege nke, nkanjye uturuka mu nzu y'abakene, nkatwe duturuka mu muryango woroheje, nkanjye namara iki? Aha naho rero Imana yari yamubonye, iramubwira iti Gideyoni we, manuka muri ruya rugerero rw'abari Abamediyani. Nugerayo uraza kumva amagambo bavuga, numara kuyumva uraza kuza wasubishwemo imbaraga, noneho nawe utera imbaraga abo muri kumwe.
uyu munsi urugerero ndarubaha bari abantu ndababagabiza Yesu atugirire neza umwami Imana igira neza isanga babandi ibarotesha amagambo umwami Imana ashaka ko Gideyoni yumva uyu munsi Uwiteka arashaka ko hari icyo wumva se waba umuteze amatwi igitondo cya none waba uteze amatwi Uwiteka waba ushaka kumva ibyo avuga ndakubwiye ngo nyaruka nawe sinkubwiye ngo jya mu rugerero rw'abanzi bawe wumva icyo bavuga jya mu nzu y'Imana wumva icyo wabwirwa kuko Imana yo mu ijoro hari icyo yavuganye n'uri bukubwire Yesu atugirire neza hari icyo yavuganye n'uri bukubwire reka kurora umwana w'umuntu Gideyoni nta nubwo yabonye uwavugana nawe Gideyoni yatewujwe imbaraga n'umwanzi we uwo yajyaga kurwanya niwe wamwibwiriye turaza kunesha komera wa mutwe unyambaraga we uraza kunesha tekereza Yesu atugirire neza uzi ko umwanzi ajya dutera ubwoba akatwereka twenyine tukamubwira ngo yewe Satani we nguranesha arakatsindwa yaraneshejwe umwami Imana yaratuneshejeje kera Yesu atugirire neza tutarabaho tutaraba kuri Yesu umwami Imana yaratuneshejeje rero nshuti y'umusaraba kuko yakuneshejeje wowe genda sinkubwiye ngo jya mu rugerero rw'abanzi jya mu nzu y'Uwiteka Uwiteka niho yashyize intwaro zawe uri burwanishe Uwiteka niho yashyize icyagusubizamo imbaraga Uwiteka niho yahagaritse uri bukubwire uko ubigenza Yesu atugirire neza amen aratubwiye rero ngo inkota y'Uwiteka na Gideyoni umuntu wese ahagarara aho ageze bakubye urugerero rw'Abamediyani ingabo zabo zose zicikamo igikuba ingabo z'Abamediyani zose zicikamo igikuba Yesu atugirire neza zicikamo igikuba ariko se giciwe niki mbabarira ubyumve neza mbabarira ubyumve utega amatwi ubyumve ngo umuntu wese ahagarara aho ageze umva umuntu wagiye kurwana yihagarariye aho ageze aho atakomeje ngo ajye imbere ku mwanzi ahagarara aho ageze ngo umuntu wese ahagarara aho ageze bakubye urugerero ingabo zabo zose zicikamo igikuba ziravurungana zirahunga Yesu atugirire neza bahunga abantu bihagarariye kubera iki ndavuga kurwana intambara nziza yo kwizera ndavuga kurwana intambara nziza yo kwizera urumva Gideyoni yizeye iki yizeye Imana nago yamanutse noneho ngo yibwirire Gideyoni ahubwo yanyuze ku mwanzi wa Gideyoni yanyuze kuri wa wundi wamurwanyaga yanyuze kuri wa wundi Yesu atugirire neza yanyuze mu banzi ba Gideyoni amaze kugera mu banzi ba Gideyoni amaze kubereka amaze kubereka hariya amaze kuvuga uko bimeze kose Yesu atugirire neza amena amaze kumugaragariza abantu bari benshi pe bari ngo bajimagisha urugerero bari benshi cyane Gideyoni yari yabatinye Imana irabibona ntago yamanutse ngo imwibwirire ahubwo yabinyujije mu banzi be Yesu atugirire neza ariko uranyumva yabimunyujije mu banzi be umwami Imana uyu munsi wa none abinyuze muri cya kindi cyari kiguteye ubwoba cyonyine kikuva imbere umwami Imana abinyuze hahandi watinyaga aba ariho hakubera inzira yo kugira ngo usingire Yesu atugirire neza umwami Imana Yesu atugirire neza umwami Imana anyuza muri bwa burwayi ugashobora kuvugana n'Imana ikakugirira neza umwami Imana anyuza muri bwa bukene ugashobora gupfukama
maze ikakubwira ngo bigenze bityo. Ariko urumva kumenagura imuri, kuzunguza imuri, kumenagura ibibindi, kuvuza ikondera, hanyuma ukanesha. Mwaretse tukajya imbere y'Imana, mwaretse tukajya imbere yayo ikatubwira uko tubigenza. Ikica niki? Ikica nuko niba Imana ibwiye Gideyoni ngo menagura ibibindi, niba Imana ibwiye Gideyoni ngo zunguza imuri, niba Imana ibwiye Gideyoni ngo gira gutya, nanjye ngira ngo ejo n'ejo bundi niko nzabigenza. Iga kumva umugaba w'ingabo icyo avuga. Uriya mugore wari mu mugongo ntago yajunguje imuri, yarombotse aragenda gahoro amukoraho. Aravuga ati ndamufashe. Yesu atugirire neza. Aravuga ati mfashe Kristo. Uwampa igitondo cya none ugafata kuri Kristo. Uwampa igitondo cya none ugakora ku rucundura rwe. Uwampa igitondo cya none. Yesu atugirire neza. Uwampa uyu munsi wa none ukagira aho ugera, hongera ukwizera kwawe, hongera ibirwanisho muri wowe. Yesu atugirire neza. Tubonye abantu babiri batandukanye kandi bose bagiriwe neza. Umugore yari mu rugamba rwo gukira, yari mu ntambara y'indwara, yarimo kurwana n'uburwayi amaranye imyaka 12. Yari arimo kurwana n'uburwayi bwatumye bamumaraho ibye byose. Yari arimo kurwana n'uburwayi bwatumye ahabwa akato. Yari arimo kurwana n'uburwayi, Yesu atugirire neza, butuma adashobora kujya mu bandi. Yesu atugirire neza. Ubwo nibwo yari arimo kurwana nabo. Iyo niyo ntambara yo kwizera yari afite. Arahagarara arizera, aravuga ngo ari kuriya mugabo witwa Kristo, aravuga ngo ari kuriya mugabo numvise. Yesu ashimwe cyane. Yo wamuwiteka Umwami Imana akaduha kumva, akaduha gusobanukirwa, akaduha kumenya. Aravuga ngo uwo mugabo numvise, uwo mugabo babyiganaho. Uribuka ko uriya mugore amaze kumukoraho, Kristo yaravuze ngo hari unkozeho. Petero na bagenzi be baravuga ati ko none uyu mugabo nawe yacanganyikiwe. Ubuse aravuga ko hari umukozeho mu biki. Hamwe ati dore abantu barakubyiga, nawe utagukoraho mbega muri make. Abantu barakubyiga, nawe ukabaza ngo ninde umozeho. Aravuga ati oya, hari unkozeho. Wabaye umwe mu bamukoraho igitondo cya none. Wabaye umwe uwampa tukamukoraho. Turimo kurwana intambara nziza yo kwizera. Nshuti y'umusaraba, ongera kwizera. Somera ijambo ry'Imana ngo kwizera tuguheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana. Bibiliya ugiye bibuka ko tubwira ngo bafite amatwi ariko ntibumva kubera iki? Kubera nta jambo ry'Imana. Yesu atugirire neza. Ijambo ry'Imana yacu riduhe kumva no kumvira. Nitwumva tukumvira, tukemera gukoresha ibibindi, tukemeresha gukoresha imuri, tukemera urugerero Uwiteka ararutugabiza. Nshuti y'umusaraba, uyu munsi igitondo cya none ndagusaba ko wakumva, wamara kumva ukumvira, ariko wikumva ibi n'ibi. Umva ibyo Umwami Imana akubwira. Umwami Imana aravuga, avugiraha, aravuga Umwami w'abami, aravuga yakarama kandi abwira bose kandi abwira twese. Aravuga ijoro rikakumanuka rikajya kukwikubita hejuru akakubwira ati humura turi kumwe. Yavuga ati komera, humura turi kumwe. Uyu munsi Uwiteka yaguhumuriza. Nshuti y'umusaraba, Uwiteka yaguhumuriza akagukura muri ibyo bintu byose urimo. Uwiteka yaguhumuriza akagukura muri ubwo bubata bwa Satani yakushyizeho. Uwiteka yaguhumuriza akagukura muri izo nzoga zakugize imbata. Nshuti y'umusaraba, umugabo yambara ikositimu nziza agatambuka agaca mu bandi akagenda, yamara kuyisoma nimugoroba yagera mu rugo ugasanga ntabwo akiri wa wundi wa mu gitondo. Yesu atugirire neza. Nanje kuvuga ibyo bakora ngo abakozi isoni ariko murabizi. N'umugabo yarabivuze ngo bayikora iba ari mu kibindi kabakura mu bagabo. Ukadandabirana hariya, ukikubita hasi, ukaruka, ukakora ibibi byose.
imbere y'abantu wari umunyacyubahiro, wakugirira ubuntu akagukamera uri hariya, wakahanguka akakwereka uko uza. Ndibaza ko wakwiyanga nawe. Rwana intambara nziza yo kwizera yagukura muri ibyo. Yesu atugirire neza. Ndashima Imana yo mu ijuru igira neza ko hari bimaze gukura mu busambanyi, kavuga ati bwarambase, nta nubwo menye uko mbigenza, ntako menye uko bigenda, ariko Uwiteka umwami w'abami, umwami w'abami. Ikikubwira ko ari ububata nuko umugore, tujya tuvuga abagabo, reka mvuga umugore kuko byarabaye. Nuko umugore ashaka kubwira ati umugabo wanjye ndamukunda pe, ndamukunda, ariko afata inzira agiye ku kazi, nanjye ngafata inzira njya mu bandi, simbizi uko bigenda. Yesu atugirire neza. Ndimo kubwira ngo hari Imana igikamye inyota. Niba yarakamije inyota y'uwo nguwo, icyamunanira n'iki kuri wowe? N'iki cyamunanira? Intambara nziza yo kwizera. Intwaro zo kwizera turazikurahe mu ijambo ry'Imana. Imana yaneshejeje Gideyoni, Imana yaneshejeje uriya mugore, Imana yaneshejeje Yosuwa na Kalebu igihe bagenzi babo bavugaga bati ni mubice, ni mubice. Abagabo barashaka ko tuzamuka hariya ngo dupfe nitumara gupfa, abagore bacu abapfakazi, abana bacu bab'imfubyi bab'iminyago, ni mubice. Yesu atugirire neza. Ariko kuko batuye ijambo rizima, kuko bahagaze mu kwizera k'Uwiteka, kuko bavuze ngo Imana yo mu ijuru nitwishimira, Imana nayo iramanuka. Yesu atugirire neza. Ntabwo ipfa kumanuka, ariko hari aho wahagarara ikamanuka, hari icyo wahagarara ikamanuka, hari icyo wavuga ikamanuka, hari icyo wakora ikamanuka. Gitondo cya none uko yari iri cyagiye, n'uyu munsi ni kwiri kandi ni kwizahora. Uko yagiriye neza babandi, uko yagiriye neza wa mugore, niko yakugirira neza. Yesu ashimwe. Yesu atugirire neza. Tujya tumuririmba ngo agira neza bugacya bukiragira neza, ariko tukabivugisha umunwa. Reka tubivugisha umutima, reka bibe muri twebwe, bibe muri twe. Duhagarare turwane intambara nziza yo kwizera. Umwami wacu, umugaba w'ingabo zacu ntajya atsindwa. Nicyo mukundira, ntatsindwa. Niyo ducitse intege tukananirwa, adusubizamo imbaraga. Kandi afite inzira nyinshi, afite inzira nyinshi. Uko yigaragarije Kalebu na Yosuwa, ntabwo ariko yigaragarije Gideyoni, ntabwo ariko yigaragarije uriya mugore wari mu mugongo. Ntiwibwire kuko yangiriye ariko akugirira, ntiwibwire kuko yagiriye uriya ariko ari bugirire wowe. Buri wese afite inzira ye, ariko buri wese inzira ye ikamugeza kuri Kristo. Shoje nkubwira ngo rwana intambara nziza yo kwizera, nshuti y'umusaraba. Rwana intambara nziza yo kumwizera. Iyo tutamwizeye mbona batumusuzuguye, tuvuga ngo ese kiriya waragishoboye, kinacyo wagishobora. Yesu atugirire neza. Bisirayeli abahamano bati se ubungubu watubonera n'amazi yo kunywa? Niki kimunaniye? Niki kimunaniye nshuti z'umusaraba? Ni uburwayi arabukiza pe, n'inzara ajya haza, ni ubusa wambaye ajya agabura, ni minervari ajya zitanga, n'amazu arayatanga. Umusabuti we ariko wampaye nibura umutwumba tubiri w'Amana we. Mwigeze kubwira atari ko kw'igishoro ari kimwe, ari utwumba tubiri, ari ibyumba bitanu, igishoro ni kimwe. Yesu atugirire neza. Saba ibigukwiriye kuko byose arabifite. Shoje nkubwira ngo turwane intambara nziza yo kwizera. Mwami Imana abaha umugisha, Mwami Imana abagirire neza. Muhaguruke mujye mu nzu y'Imana, niho mukura intwaro zo kurwana intambara nziza yo kwizera. Tugiye gusenga twirinda korona, dukurikiza amabwiriza, hanyuma Imana ihabwe icyubahiro. Uwiteka Mana ikomeye, Mana isumba byose ikanashobora byose, mucunguzi kandi murengezi w'ubugingo, urakoze kuko uri Imana. Ndakwinginze Mwami w'abami ngo abe ari uherekeze ijambo ryawe, maze umwuka wawe wera dushoboze turwane intambara nziza yo kwizera kandi tuyineshe. Urakoze Papa, mu izina ryawe ryera Kristo muzadusinze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha, mugire icyumweru cyiza, mujya mu nzu z'Imana, amen. Land
turiya musore muraziranye? Placido ni inshuti yanjye.